ndibuka neza umuntu wuriye igiti cy'avoka yikoreye urugi ari gukoreshwa n'imyuka mibi, yurira agikoreye arangiza asimbuka agwikoreye. Ibihe byiza nshuti bakunze mudukurikira no ku Ivuko TV aho muherereye hose, hari abari mu Rwanda ndetse hari n'abari hanze yarwo. Mwese reka dukomeze kwifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu byo murimo byose, mu mirimo iyo ari yo yose mwaba muhugiyemo ku ino saha. Ikaze Pierre, turakwakira no kuri kamera zacu no ku Ivuko TV. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nk'uko uyu munyamakuru ayababwiye, nitwa Dusenge Pierre, nkaba ndi umugabo, mfite umudamu umwe n'abana babiri. Murumva ko Imana ikomeje kugenda ibana natwe. Aratubwiye ngo tugire icyo tuganira ku itorero rya ADEPR, ntabwo ari ukuganira kuri ADEPR gusa, ahubwo ni ukuganira ku kijyanye n'imyemerere ya Gikristo, ariko cyane cyane impamvu abaye nk'aho akomoza kuri ADEPR, baravuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo, ariko ibintu byarahindutse, ahubwo ijya kurisha ihera ahari ubwatsi. Mbere bwo bajyaga bavuga ngo babashyize mu gatebo kamwe, ako gatebo karahindutse, kahindutse akato, abari mu bwato baba ari bamwe, agatebo ko mpamya neza ko ntawe ubasha kukagenderamo. Reka tudatinze aho ngaho gusenga bwo twasenze, tuganire ku kijyanye n'iyi myemerere ya Gikirisito ku bakirisito, cyangwa se tuganire ku kijyanye n'amayobera agiye ari mu bantu basenga. Rimwe na rimwe abantu babura ubwenge bakaba igihe babigenderamo. Turi hano ku izi kamera, tukaba turi kuganira ku by'itorero. Mpamya yuko hashize igihe kitari munsi y'amezi 7, 8 gutyo, turi kuganira tuvuga ngo abantu bihishe mu itorero, ba bandi b'icyitiriro, bamereye nabi ngo bazisenya. Icyo kiganiro twigeze kugikora, ndumva hari ku itariki 15 mu kwa munani, hari kuri 15 mu kwezi kwa munani. Mumbabarire kuba nari ngombye gutekerezaho, nari ndi kugenda nibuka icyo gihe icyari cyatumye nkora icyo kiganiro, ibyari byabaye. Hari habayeho urugo rwari rwasenyutse kubera abahanuzi baruhanuriye. Ni umugore wari wahukanye umugabo atabizi, azi neza ko umugore we nta kibazo bafitanye. Umugore agenda umugabo agira ngo yagiye gusura ababyeyi, kwa kundi umuntu aba adaheruka iwabo. Ariko igihe kiza kugera, umugabo ajya gucyura umugore. Agiye kumucyura, atungurwa no kumva yuko amushinja ubwicanyi. Yagiye gusenga, bamuhanurira yuko ngo umugabo azica umugore. Umugabo yumva akubiswe n'inkuba. Nje mpita ndeba uyu munyamakuru, turaganira, tujya imbere za kamera, duhita dukora ikiganiro kijyanye n'ubuhanuzi bupfuye, cyangwa se ubuhanuzi buri gusenya ingo z'abantu. Yes, ndabyibuka kuko icyo kiganiro twarakigiranye, ndetse tuganira no kuri bamwe abayobozi b'ibyumba bahanura ariko batagamije kubaka sosiyete, ahubwo bisa nkaho ari iterabwoba bari gushaka kuzana mu bayoboke babo. Icyo kiganiro ndabyibuka ko twagikoze, ariko nyendagira ngo ino nkuru wongere uyisubiremo neza, kugira ngo n'abakunzi bacu atari bakurikiranye kiriya kiganiro cya mbere bongere bibuke neza inkuru uko byagenze. Murakoze. Aho ngaho niyo mpamvu hajemo kubanza gutekereza igihe neza, twari kugira ngo nze kuvuga ibiri byo, hataza kubaho kwibeshya, kuko harimo abantu baza bagapfa guhuragura amagambo batabasha no gusubiramo ibyo bavuze ikindi gihe. Twaje kuganira n'abantu badukurikiye, cyangwa se nawe uri behind ya kamera ariko ukaba uri kugenzura umutekano. Turi kuganira ku kijyanye n'abahanuzi bameze nabi. Icyo gihe twaganiye ku byumba by'amasengesho bibera mu ngo, ukuntu bari kujya bahanura, bagahanura ibipfuye, bagahanura ibihwanye n'amarangamutima. Umuntu akaba amaranye n'umugore we imyaka n'imyaka,
bakaba bafitanye abana barenze umwe, ariko hakaboneka umuntu widungukiza akavuga ngo uyu nguyu si umugabo wawe, uyu nguyu ni umwicanyi, uyu nguyu akagira ukundi kundi abivuga, ugasanga nimba bihanuriye umuntu udafite ubwenge, ko nabyita umuntu udafite ubwenge, kuko umuntu ufite ubwenge ntiyakwemera kwisenyera urugo. Nza kugira icyifuzo ndavuga ngo ibi byumba mu bihagurukire, yewe nibiba ngombwa mushyireho n'ibihano. Naravuze nti bibaye byiza ba nyiri icyumba bajya bacibwa amande y'ibihumbi 500, abagiye kuhasengera bagahacibwa 50 cyangwa 100. Si uko ubabujije kujya gusenga, bakumva uburyo bagomba kujya basenga amasengesho yo ku rusengero, kuko buriya ku rusengero bariya bashumba cyangwa bari abapasitoro cyangwa bari abadiyakoni baba bari hariya, baba bashinzwe kureberera ubuhanuzi buri aho ngaho buri gusohoka, baba bashinzwe kureberera abakristo bari aho ngaho, buriya baba bari hariya, baba bari focus cyangwa se baba bari kwitegereza, baba bari guhanga amaso ibiri kube. Ntabwo baba baje gusenga gusa, baba bari no gucunga umutekano w'abakristo bayoboye. Yego. Ubu uyu munsi hari amakuru numvishe ariko yizewe, ntabwo ari ibinyoma. Hari amakuru numvishe ariko yizewe. Ayo makuru, hari icyumba kimwe kiri mu karere ka Muhanga, mwumvishe? Yego. Mu murenge wa Shyogwe, akagari umudugudu wa Kavumu, akagari ko ne nibutse, akagari Ruri, akagari ka Ruri. yego. Yego. Numvishije hari harimo icyumba cyari kigiye kuzazengereza abantu. Gute cyari kigiye kuzengereza abantu? Mu by'ukuri uwo mugabo nyiri icyo cyumba, mwihangane bantu muri kudukurikira, buri wese agira ishuri, sibyo? Ntimumutera amabuye, ntimumve ko ari ishyano ryaguye. Icyo ngiye impamvu mvuze ngo ntimumutera amabuye cyangwa mwumve ko ari ishyano ryaguye, ngiye kubabwira urugamba afite ari kurwana narwo. Amaze gushaka 2. Umugore wa mbere barananiranye, uwa kabiri barananiranye. Afite icyumba gisengera mu rugo iwe, gisengera abantu bafite ibibazo. Yego, mu rugo iwe. Yego. Impamvu navuze ngo mumbabarire ntimumutera amabuye, ibibazo by'uyu munsi buri wese ari kurwana urugamba rwe, buri wese ari kurwana ibibazo uko biri, buri wese afite intambara ze. Ariko biragoye kuba ufite intambara ukajya gukemuriza abantu. Arahongera nkumva ndasetse. Afite icyumba mu rugo iwe, abafite ibibazo, abafite intambara baza gusengeramo. Ntabwo yabagira inama yo kujya gusengera hehe? Ku rusengero. Noneho wumva ikintu gitangaje, ariyo mpamvu dukwiriye guhagurukira ibi byumba byo mu ngo tukabyohereza ku rusengero. Utemeye kujya ku rusengero akarorera, uwo muntu icyo cyumba kibyaje umusaruro. Ate aho yacumbikaga uyu munsi siho ejo yacumbikaga, aho yararaga uyu munsi siho ejo yararaga. Icyo cyumba kibyaje umusaruro, bamwubakira inzu, sibyo? Bamwubakiye inzu, bamwubakiye inzu, bakomeza kujya baza gusenga. Ubwo bivuze ngo yakoreshaga ya marangamutima bahanurira, nabo bakikoramo. Yego. Ariko ndashima leta y'u Rwanda. Umva mana, nkwaye icyubahiro gukorera muri leta y'u Rwanda. Wumvishe? Ndashimira ubuyobozi bwa leta y'u Rwanda, ndashimira ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga, ndashimira ubuyobozi bw'umurenge wa Shyogwe. N'umurenge wa Shyogwe? Ye, n'umurenge wa Shyogwe. Akagari ka Ruri. Yego. Umudugudu Kavumu. Icyo cyumba impamvu bivuga gifiteho amakuru yuzuye. Baje kugenzura mu byumba bisengera mu ngo, icyo cyumba barakigenzura neza, baza kugifata. Bumvishe? Binyuze mu zihe nzira? Binyuze mu nzira zo kubungabungira umutekano umunyarwanda w'igihugu. Binyuze mu nzira zo kubungabungira umutekano umuntu wabuze ubwenge, leta igomba kumureberera. Yego. Wumvishe? Umuntu wabuze ubwenge ntabwo leta yavuga ngo wabuze ubwenge, kuko nayo itabikurikiranye yashiguka abantu bayo. Mu yandi magambo, leta irahari kugira ngo ireberere abanyantege. Yes, ireberere abanyantege.
Imana iguha umugisha. Baraje bari gusenga, bahanitse, bafatiyeho ibintu mbese twabyita umuriro. Umvishe? Yego. Ngiye kukubwira none imbaraga z'ubuyobozi bureberera abantu bayo. Nanjye kuba abanyetorero mbona barapfapfanye cyane. Si bose, ariko bamwe, abenshi muri bo barapfapfanye. Abenshi muri bo inzira igana i Siyoni yabavuyemo. Abenshi muri bo Imana rurema yararwiye, umwuka w'Imana rurema wabavuyemo. Abenshi muri bo ni ukubabona igihagararo, ariko mu mutima nta bumana w'ikibarema. Bamwe bari kuvuga ngo bamuhanishije 300, abandi bakavuga ko bamuhanishije 100, ariko amakuru ahari ni 300, ahubwo asaba imbabazi bigera ku 100. Yego. Bivuze ngo noneho amakuru ahari wizeye nuko yari yahanishijwe 300, agasaba imbabazi agahanishishwa 100. Yego. Ariko kumuhanisha 100 si ikindi, nuko ari bwo bwa mbere bari bamufashe. Bahoraga bakangurira abantu ngo nimuve mu ibyo byumba, nimuve mu ibyo byumba. Ako ni akanyako bamunyujijeho, ariko ubutani yongera hamya neza ko bazazana inkoni, ntabwo ari umunyafu. Ibyo 100 babimuca, noneho abaje kuhasengera bo bagiye babaca 10,000. Sibyo? Buri mukristo aje gusengera umukristo ni ukwica ibintu mbabarira tudapfa ubusa. Sibyo? Ahangaha ariko umva, reka ngushyize ukuri. Yego. Reka kunshotora. Sibyo? Reka kunshotora. Vuga abayobe. Abayobe? Aho ngaho byibura ndapfa kugutega amatwi. Bayobye basenga. Umukristo muzima, umukristo mbese icyo bisobanura kizi? Umukristo? Umukristo bishatse ubundi iryo ni izina ngenera. Yego, nyine bimbwire neza. Umukristo ni umuntu ariko ufite undi muntu umugenzura, ari we Kristo. Yes, ari we Kristo. Yego. Kubera noneho abangabo impamvu nahakanye ko ari abakristo, ntabwo ari abakristo. Yego. Sibyo? Abakristo bafite Kristo muri bo. Abafite Kristo muri bo bumvira umwuka w'Imana. Yego. Abafite Kristo muri bo bumvira umwuka wa leta. Abafite umwuka wa Kristo bumvira umwuka w'itorero, icyo itorero ribasaba. Wumvishe? Ntabwo itorero ryigeze rivuga ngo mujye mujya gusengera mu ngo z'abantu. Ahubwo abo ngabo ndabita injiji zumva nabi. Wumvishe? Ahubwo iyo umbwira ngo abo bantu bumva nabi, abo bantu batandukira, babaca 10,000. Yego. Barabibaciye koko. Babibaciye, bamwe bagenda badohoza basaba imbabazi, kuko urumva nakwe ngo leta ni umubyeyi. Ntago nanone bakwihutira kuguca ayo mafaranga. Ntago umuntu yaba ari kukuyobya, yaguhinduye ikirangaza ngo nabo baze kuguhuhura. Yego. Icyakora habaho kugukangara. None se ubundi ko ubuyobozi buri kurwanya abantu basenga, kandi no mu bihe bya kera Yesu ajya gusubira mu ijuru yaravuze ati ndagiye, ariko ntago mbasize nk'imfubyi, mbasigiye umwuka wera. Umufasha ari we mwuka wera. Nanone wibuke ubwo intumwa zabonekerwaga, harimo ba Paulo ndetse n'abandi na ba Yohana, ubwo bari mu cyumba cy'ejuru bari gusenga. Na Petero aranje avuga ngo uwo mwishe mu kabamba. Yego. Ni ukoze ibi ngibi. Yego. Ibyo ngibyo ndabizi. Bibiliya itubwira ko bari hehe? Mu cyumba cy'ejuru bari gusenga. Hehe? Mu isinagogi cyane. Wenda usimaze urankosora wowe. Urumva? Wibuka Bibiliya neza. Reka tuvuga ngo bari ahemewe cyangwa ahemejwe. Uza ahantu hari hemewe cyangwa ahemejwe? Yego. Ni ukunguku leta y'u Rwanda ivuga ngo murebe urusengero rwujuje ibisabwa mu rufunguriro. Aho ngaho niho hari hemewe. Aho ngaho niho hari hemejwe. Gute? Ntabwo urusengero rwujuje ibisabwa. Ndaza no kukubwira amakuru ajyanye no gusenga yo ku rusengero. Ntabwo amasengesho yigeze ahagarikwa yo ku rusengero. Niyo aho ngaho umwuka wera yaje amanukirira abari bari aho ngaho, ari wo mufasha. Yego. Wumvishe? Bari baraha ahemewe. Haleluya. Amen. Bari bari ahantu
mbese Imana rurema yabateguriye n'abantu bemeje, yego ntabwo bari mu dufefeko. yego arangije aho ngaho ni ku rusengero, yego urumva, kandi noneho rwari urusengero rwatoranyijwe, aha rwari urusengero rwujuje ibisabwa. yego ntabwo leta y'u Rwanda yanze ko abantu basenga, nshuti yanjye, wumvishe Yeah. namwe mudukurikiye, ntabwo leta yigeze ivuga ngo mwoko udasenga. Icyakora yanze akajagari, yanga ibisambo, yanga abajura, yego ntabwo ngo nimwuzuze ibi ngibi, mukemure ibi ngibi, bundi musenga, ariko nimusenga musenge munakora. yego wumvishe yego ndabyumva. urumva, yego uzi umuntu usenga akora, ntako bisa, Uzi kuko umuntu- wibuke no muri niba ari Maraki Yego. niba ari Mika, muri bariya bahanuzi bahera basoza ku isezerano rya kera, Yego. baravuga ngo nimutanga kimwe mu icumi ndetse n'amaturo aho ngaho zabaha umugisha, nzabaha umugisha, ariko nzabagomororera, imigisha. mungeragereshe, yego ariko mungeragereshe ku byo mufite. yego ngo ariko nanone ngo iyo migisha ngo izaturuka mu mirimo mwakoze y'amaboko yayo. umva, Yego. haleluya. urumva se, Mm. reka nkubwire, mureke babwize ko tuganire, yego namwe muri comment muze kumfasha mugire icyo mubivugaho. uzi umuntu uza gusenga yambaye umwenda umeshe, yambaye neza, inshuti zanjye, icyo ngiye kuvuga ntabwo ariko twese tugifite, ariko akuba agifite. yego umuntu akazana imodoka agaparika ku rusengero, Mm. akinjira mu rusengero na Bibiliya, we Ntako bisa. yarangiza bajya gutura, kuko gutura ni itegeko cyangwa se ni umuco, Yego. kuko ngo n'Abisirayeli cyangwa se ubwoko bw'Imana bwajyaga bujya gutura, ugatura amatora, ugatura Imana. Yego. ubutaha tuzaganira ku mateka ya Bidodomu, ukuntu Bidodomu yatabawe, Yego. atabariwe hehe mu maturo. Yego. Haleluya. Imana bayijyanye kwa Bidodomu, ariko uko atari ko twari kuganira, reka mbakumbuze ko Bidodomu tuzamuganiraho, Icyo kiganiro nzababwira amateka tuzakigarukaho. ya Bidodomu. Yego. wumvise, Imana yemera amaturo umwuka byaro, Cyane. icyo akora icyo itemera ntabwo yemera akajagari. ugiye gusenga wambaye ikositimu, wambaye ikositimu ukambara agashati keza, yego uruma mukambara igitenge cyiza, urukambara agakweto keza, abana bakambara neza. Simvuga bya bintu by'igiciro, kwambara neza si ukwambara iby'igiciro, ni ukwambara umwenda umeshe, ni ukwambara umwenda ufite isuku. Haleluya. Amen. ubundi ukareba ukavuga ngo ariko ndabibona hari icyo. yes Wumvise? yego hariya we hari Imana. uzi ko hari igihe umuntu umureba ugahita umubona mu Imana. cyane. uzi ko hari igihe umuntu umureba ugahita uvuga ngo nshingiye ku byo Imana yankoreye, nshingiye no ku ibi ngibi ngiye gukoraho, cyane. ku bivuye mu bushake bwawe, ugakorera Imana. yego ariko ugakorera Imana ntawe ubiguhase, ugakorera Imana atari ibisambo bikwambuye. gukorera Imana ni byiza. Haleluya. Amen. gukorera Imana bizana umugisha, gukorera Imana bizana amahoro, gukorera Imana bizana umutekano, gukorera Imana bizana umunezero muri wowe. cyane. Haleluya. amen. Rero nyemerera tugende tugana ku musozo, kugira ngo wenda nibidukunda tuze kubategura n'aya makuru yandi kuri ibi bijyanye n'iyi nkuru ya Bidodomu. ariko oya ntabwo ndagukunda, kuko intego yanjye ntabwo ndayigeraho. ndashaka kuvuga ngo itorero, yego ukuntu nakubwiye ngo itorero ribereye abakristu bayo, yego gahunda yari ihari yo gusenga muri ADEPR mu matorero amwe, harimo n'itorero ry'i Muhanga rimwe, ari bubabwire, sinza kurivuga, ariko naryo ni itorero rya ADEPR. yego ni itorero rya ADEPR ariko riri hano muri Muhanga, hano hafi rwose hano muri Muhanga. bajyaga basenga kuwa nimvuga umunsi murahita mwumva iryari, bajyaga basenga kuwa gatanu mu gitondo, none bahinduye, ni ukujya basenga kuwa gatanu nyuma ya saa sita. mbere batangiraga saa tatu bagasoza saa 9, ariko bashyizeho kujya batangira nyuma ya saa sita. mbere ya saa sita hakabaho gukora imirimo itunga imibiri yacu, none nyuma ya saa sita tukajya gushaka ibitunga roho cyangwa se umwuka wera akabana natwe. mwumvishe ko abo bantu bafite iyerekwa, abantu bavuga ngo musenge kandi munakore. icyo ngicyo rikabavuza ukuri. umuntu usenga ntanakore, uwo muntu amaze kugera mu byobe. umuntu wanga kujya mu masengesho akajya mu byumba byo mu ngo, uwo muntu amaze kugera mu byobe. umuntu uzi ikizakubwira umuntu wavuye mu mwuka wera, ibyo akora byose burabire ukabona biracurana cyane. wamureba, uzi ko umuntu umubona mu maso akayangana, ariko umwuka w'Imana wamuvamo, wamureba ukabona yarahindutse.
reka nkubwize ukuri umuntu uri mu mwuka w'Imana uramureba nubwo atakuvugisha ukumva uramukumbuye. Dore nagiye i Kigali ngiye kuri live radio hara kuri radio ADPR. Yego. Ngeze Nyabugogo ntega umumotari, nanjye ndi umushoferi ariko byari byabaye ngombwa ko ngerayo ntega umumotari. Aho kuri live sinari impazi, Kerema Muganza yakoragayo yari yantumije, ariko ubu ngubu asigaye ari mu yindi mirimo. Noneho ngiye ngeze umumotari ndamubaza nti ndashaka kugera kuri live radio kuri ADPR. Arambwira ngo ntago mpazi. Mbese ndabwirwa n'iki? Tugenda tubona umwana w'umukobwa ateze agatambaro yambaye ijipo igera hasi ku birenge, mbese nyine yambaye nk'umurokore. Ubona ko ari umwadeperi. Yego. Noneho aho wikoresha umwadeperi ahubwo ubona ko ari umurokore. Rero oya buretse mbanze nkubwire, Yego. abatambara ayo majipo maremare si uko atari abarokore. Hari amatorero tuzi menshi twavuga Restoration Church, twavuga n'andi matorero Zion Temple, turabizi ko harimo abarokore ariko imyambarire yabo itandukanye n'iy'abadeperi. Okay, urakoze. Yego. Uwo muntu yaragera amubaza ngo reka ngende mbaze uriya murokore. Urana wumva ikintu gitangaje, ndetse narebye isura y'uwo muntu bagiye kubaza. Haleluya. Nase ndeba iyereko ry'uwo mumotari. Kuna arebye umuntu mu bantu Nyabugogo urana kuntu ibingana. Akavuga reka mbaze uriya murokore. Haleluya we! Umva uzi ko ari byo utekereza ugahita uvuga ngo reka ndebe. Aragenda aramubaza ngo reka ndende mbaze uriya murokore. Noneho Imana dusanga hamubajirana nahazi. Mbese iramuyobora. Mbese Imana yamugejeje kare cyane. Arangije aramuyobora aramubwira ngo ni hariya. Yego. Ndangije muri nge kandi ugomba ikintu gitangaje. Ni muri 2018. Wumvishe? Yego. Iryo jambo ryangumyemo rwo ko uwo muntu yaragiye akabaza ngo reka njye kubaza uriya murokore. Haleluya. Amen. Tuza ibi biganiro nakagaruka ndumva mfite ishaka ryo kuganira namwe, ariko nzaza tuganire, twongere tuganire. Haleluya. Twongere tuganire. Yego. Umva n'undi muntu wumva afite ikiganiro yaganira. Haleluya. Yego. Ikiganiro cyo kuri telefone ntitwagikora. Yego. Tukaba dufite gahunda tukakora ikiganiro pe. None yaba ari uhawe akaza tugakora ikiganiro, tukica tukaganira. Haleluya. Tukavuga Imana. Buriya reka mbabwize ukuri. Reka mbabwize ukuri. Yego. Uzi ko hari abantu batavuga Imana bavuga ibindi kandi bikabahira cyane, kandi ukabona barafite imbaraga, barakoresha imbaraga nyinshi mu guhamya bya bindi bibarimo, ariko ugasanga umukristo ufite Imana arimo aratinya guhamya. hari ibyo umuntu abatekereje. Umva reka mbabwire, ari abantu bafite ibindi biringiye. Ndibuka neza umuntu wuriye igiti cy'avoka yikoreye urugi ariko ukoreshwa n'imyuka mibi. Yurira agikoreye arangiza asimbuka agwikoreye. Yagira icyabasha. Amen. Ariko abantu bamenye Imana. Yego. N'umwana. Abantu bamenye Imana. Bo bazakora ibirenze ibyo batamenye. Amen. Namba mureke babwize ukuri. Yego. Abazima ngo ndetse nibamara gukomera abazimana yabaza bakora iby'ubutwari. Reke mbabwize ukuri. Iyi nzira twanyuze ntabwo twayobye. Reke mbabwize ukuri. Iyi Mana yacu ni yacu bwite. Amen. Iyi Mana yacu. Amen. Abayizi bayinambe. Amen. Ni umugabo. Ni umugabo. Ndababwiza ukuri. Izatugirira neza. Kandi ni ukuri. Aho ubona nta nzira ziri. Yego. Imana izazica. Haleluya. 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 Amen. Bamwe ntago babyumva neza. Wapi. Bamwe ntibabitekereza. Ariko Imana yambukije Abisiraheli inyanja itukura. Yego ji. Abanyegiputa bakayigwamo. Iyo ngiyo ntaho yagiye.
Miriyamu yararirimbye amaze kwambuka, Mm. ntabwo yishimye hejuru ku baguye mu nyanja, Mm. ahubwo yari ari kuvuga bitangaza, Amen. abona niyo mana. Mm. Aleluya. Amen. Imana reka babwire ngo igira abakanishi mu ijuru. Yego. Amen. Amen. Imana igira abakanishi, Yego di. Imana igira igaraje. Mm. Yohereje abamarayika bayo, Yego. yaravuze ngo genda ujya hariya kwa Farawo, Mm. wowe shefu w'abakanishi, Mm. toranya abeza bashoboye, Yego. ujya hariya mu igaraje. Yego. Haleluya. Amen. Numara kujya hariya mu igaraje, Mm. umva ndimo ndabyumva neza, Mm. ndi kubireba nkaho nari mpari. Mm. Nujya ubona bari kunyonga amagare Mm. bagiye kugera ku bwoko bwanjye. Yego. Haleluya. Amen. Ujya ugenda amagare yawe yakuremo umwuka, Yego. niba nyonga byange kunyongera. Eh. Nubona Abisiraheli bageze kure bategegeza aho babegereye, Mm. ugende kuri ya magare, Yego. wongere mu ndi mwuka, Yego. banyonge byihute, Yego. kuko ndashaka gukora imirimo. Yego. Haleluya. Amen. Vuba Cyane. uyu munsi Oh. ndashaka Hallelujah. gutabara. Mm. Amen. Amen. Ibyo ngibyo biri kukwirukaho bimeze nka Farawo n'ingabo ziwe, Mm. Uwiteka agiye kubitsindira Yego. mu maso yawe. Mm. Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze cyane. Amen. Reka dusenge Imana. Yego. Ndagushimiye ko dukunda, Mm. ukaba utwitaho, uri Imana yacu bwite, uri rubasha, uri umwungeri wacu. Mana, umwungeri mwiza menya intama ze. Intama yavunitse ntahita ayiterera ku bitugu, akagenda akayisindagiza akayishyira mu rugo. Mana, duhe kudusindagiza tuzaje kugera mu rwa wawe amahoro.